nicyo ujya wumva cyatuma waca umugabo wawe nyuma? Nacyo nta kibaho, nta na kimwe. nose we nangiye gushaka iki nabonye? Ibyo abantu baba bagiye gusambana bagiye gukora, urabizi ni imibonano. Umugabo wawe adashoboye gukora imibonano cyangwa atagishobora gukora imibonano, icya mbere uri umugabo wamuciye inyuma, uhita ubona nta kintu akimaze. Buri umugore akora ikintu imvize nko ku mugore, umugore akora ikintu yatekerejeho. Uzi ko iyo ufite umugabo cyangwa ufite umugore ufite aderesi, ufite aho ubarizwa, wenda nkawe uvugishije ukuri washatse kubera iki? ntabwo mbizi. njye nshaka nyine narashatse tu, urumva mageze nsanga ni byiza ko nabonye abanyita urashatse. Muri wowe wajye kumva ushaka se kubera ikintu? Kubera abana no kugira ngo urongorwe? ntabwo nyizi. Ntabwo uzi ikintu cyatumye ushaka? ntacyo nzi. Muri comment mufashe uyu umuntu yaje gushaka umugabo ariko ntazi impamvu yatumye ashaka. Ntazi kuvuga ko imyitwarire y'umugore mu rugo ishobora gutuma umugabo asambana. Umugabo gusambana ni umurengwe. Reka dutangire tubifuriza umugisha w'Imana abantu bakunze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Treshine. Ngira ngo murabibona, uyu munsi ndi kumwe n'umwe mu bagize itsinda rya Treshine cyangwa se abakora kuri Treshine. Nanjye rero muri kumva ndetse yene ninjye tujye kugirana ikiganiro uyu munsi. Urabyumva gute? Urumva ari byiza, birashimishije cyane. Hano ugiye gukora ikiganiro n'umuntu w'umugabo, biragushimishije cyane? Biraho nyine, biraho. Biraterwa n'ibyo turi buganire, ntabwo washimishwa biraterwa n'ibyo turi buganire. Ariko urabizi ko abagabo dukunda gutanga ibyishimo. Buriya se? Cyane. Biterwa no kuvuga iki? Biterwa n'uwo mwishimanye. Noneho hari umugabo utagushimisha, hari n'abagabo bakubabaza. Oya, njye byaterwa, ntabwo ari uko byaba bya buri munsi cyangwa bya buri wese. Reka tureke kubyinjiramo cyane, wenda hari impamvu. Ntabwo ari ngombwa ko twibwira, si na ngombwa ko tuza kujya mu bintu byinshi, ahubwo ngewe nka Etienne cyangwa nk'umunyamakuru ari ibintu nifuje ko tuganiraho kandi bimeze nkaho muhora muvugaho cyane. Iminsi yashize n'ibyiganiro cyanyu muri kuvuga ku bintu by'uburaya, muvuga ngo abagabo ngo nibo b'indaya cyane. Narabivuze. Ntabwo twabuze abagabo ngo nibo ndaya cyane. Narabumvise ndabihorera. Navuga nti reka abantu nanjye umunsi umwe nzafata umwanya wanjye tubiganiraho, kuko mu by'ukuri n'abantu bamenye mu by'ukuri ubusambanyi bukunda kubaho wenda tuvuge nko mu muryango. Ubusambanyi buba mu muryango ahanini tubona ko bukururwa n'andi. Ndumva ari ikintu nshaka ko twigaho, tuza no kuganiraho cyane, tuza gusesengura njye nawe tukibaza ngo mu muryango ugizwe n'umugore n'abana n'umugabo, ubona ubusambanyi bwo mu muryango iyo bwabaye ahanini ubona ari nde wabuteje? Njye ntabwo navuga ngo ninde, cyangwa se najya kuri side y'umuntu umwe ngo mvuge ngo ni kanaka. Umwe muri abo babiri ashaka kubutera, ashaka kuba umugabo, ashaka kuba umugore, ashaka guturuka ku muntu uwo ari we wese muri iyo famiye. Ntabwo navuga ngo mpagaze ku ruhande rw'umuntu umwe ngo nawe wabitera. Ubundi se nkawe ku giti cyawe nicyo ujya wumva cyatuma waca umugabo wawe nyuma? Nacyo nta kibaho, nta na kimwe. nose we nangiye gushaka iki nabonye? Ariko birashoboka. None se urugero, ibyo abantu baba bagiye gusambana bagiye gukora, urabizi ni imibonano. Umugabo wawe adashoboye gukora imibonano cyangwa atagishobora gukora imibonano, ntabwo wamuca inyuma? Namwubahira ko yabaye umugabo wanjye. Ukaba uriyemeye nyine, ukaba uriyemeye uratwemeje. Oya, si ukwiyemera, mva mbe gusobanurira. Icya mbere uri umugabo wamuciye inyuma, uhita ubona nta kintu akimaze, kuko abenshi ntekereza ko ariko biba biteye. Wigeze ubikora se? Nyine navuze ntekereza ko ariko bimera, kuko ufite gufata umwanzuro ukagenda nyine. Buri umugore akora ikintu imvize nko ku mugore, umugore akora ikintu yatekerejeho. None se ubundi umugabo muramutse mubana atari gukora imibonano, tuvuge yagize impamvu runaka cyangwa yabivuyemo badashaka no kuyikora,
ubundi icyo yaba yamaze ni iki, ikindi yaba amaze ni iki? atunze urugo rwe arurimo yaba afite icyo amaze. bivuze ngo wowe icyakuzanye mu rugo ni ukugira ngo umugabo agutunge? oya naje mu rugo ngo urongorwe? oya mva nkubwire rega uru rugo si ibyo gusa bibamo, urugo rubamo ibintu byinshi. bishamikiye ku kisi, icy'ingenzi ni ikihe? icy'ingenzi ingenzi ni abana mwabyaranye. bivuze ngo abana badahari ntabwo babana n'umugabo? ntacyo naba nkoranye. ntabwo mwaba mukibana? ubu ushatse kuvuga ngo abantu banze babuze urubyaro bigendere? oya ntabwo ari cyo njye, ni kuri side yanjye ntabwo ariko buri muntu wese aba ameze. bivuze iyo utabyara uba waragiye. mba maze iki se nyine uba waragiye, uba waratandukanye. nicyo kintu cyagutandukanya n'umugabo cyonyine. umugabo rero noneho yikubita agashya avuga ati ntabwo tugitandukanye. none se uretse ko wenda uniyemeye ntawamenya, ariko twari turi kuvuga ku mpamvu zishobora gutuma umuntu aca undi inyuma. wowe ku ruhande rwawe uvuze ko nta na kimwe cyatuma, uretse mu gihe waba utabyaye. rega njye buriya nuko ikiganiro cyacu ushobora kutaracyumvishe cyose, twavuze ko umuntu wabyaye ibyo bintu aba ari umwanda bagiyemo. kuko iyo ni karande. ashobora kubikora ujya kuri karande, ashobora kubera impamvu. nizo nashaka kugira ngo tugaragaze impamvu zishobora gutuma umuntu ashobora gusambana. nta mpamvu n'imwe ntayibaho. none reka nkubaze ikibazo kimwe. ni umutima w'umuntu n'umuco aba afite no kuba njye mbyita umwanda. ubundi impamvu bivuga, ntekereza ko kuba bitarakubayeho cyangwa bitarakubaho nabyo ni buri muri gituma uvuga gutyo. ariko nakuha urugendo ahubwo ati umugabo wawe murabana, hanyuma bibaye ngombwa ko urumva imibonano warayikoraga, kandi ntekereza ko abenshi baje no gushaka icyo kibazanye baza bagira ngo bakore imibonano akanini wenda akazana n'umuryango. hari n'utazana n'icyo akazanwa na aderesi. ariko ntabwo icyo nyemera. na aderesi gute se haba ari ntabwo aba ifite. hakuzi ko iyo ufite umugabo cyangwa ufite umugore ufite aderesi ufite aho ubarizwa. wenda nkawe uvugishije ukuri washatse kubera iki? ntabwo mbizi. njye nshaka nyine narashatse tu. urumva bageze nsanga ni byiza ko nabonye abanyitamo. ni muri wowe wajya kumva ushaka se kubera ikintu? kubera abana? ni ukugira ngo urongorwe? ntabwo nyizi. ntabwo uzi ikintu cyatumye ushaka? ntacyo nzi. muri komenti mufashe uyu umuntu yaje gushaka umugabo ariko ntazi impamvu yatumye ashaka. umva nyine uretse gusobanurira, njyewe narashatse urumva maze gushaka mbona ni byiza, ariko ni kuvuga ngo nashatse ngo nzanywe n'iki ntabyo nzi. ariko uvuze ko ukunda abana cyane ko njyewe nyine nakubwiye maze gushaka nkagira abana nahise numva ari byiza pe. ariko ushaka ariho hantu heza. ariko uza gushaka ntabwo wari uzi ikintu uje gushaka? ntabyo nari nzi. aha ndagufashe rero. ubwo nakubonye. ubwo bishatse kuvuga ngo wowe waje gutyo gusa ujye kubona umuntu uraje nta kintu wari ugamije. ariko n'abandi bari bunyumve muri komentari benshi duhuje bajya gushaka batazi ikintu bagamije. bagashaka tu yamara kuhagera akarirwe yumva nyine urugo ni rwiza. njyewe rero abatari kundeba ariko bari bazanambona, ikintu cyatumye nshaka cya mbere numvaga nshaka kubonana n'umugore wanjye kujya turongorana. Bibiliya iravuga ngo kurongorana byubahwe na bose. nashaka ibyo bintu nyine tuzajya tubikora giye twembi nawe. nicyo cyatumye nshaka. noneho ngira n'ishyaka ryo kugira ngo ngire abana. nibyo bintu byombi byatumye njyewe nshaka. ariko wowe washatse rwose nta kintu na kimwe uri gutekereza? ntacyo pe. ubwo wari ufite ubwenge? niba warashatse utazi igikuzanye baraguteruye se waje mu ngobyi wari ukuze? nari nkuze pe. ariko uza nta kintu na kimwe uri gutekereza? uko ni ukuri kwawe. basi se washatse iyo wumva gukunda umuntu wumvaga nyine ari iki cyiza muri wowe, ntabwo wumva akantu k'agasantima kaza ati tujye no kwirongoranira basi? twabaga dukundanye ngukunze biraho. ariko nta yindi gahunda? ndumiye n'abera. ku ruhande rwawe muri komentari abagenzi banjye baze kutubwira nabo bameze babaye nkawe, bashatse gutyo gusa, kugenda gusa utazi ikintu kikujyanye nta n'ikintu uri gutekereza ukaza tu. yewe ni ibibazo. bishatse kuvuga ngo ntegereza ko njye ntabwo ndi buze kwemera ngo nawe, ariko uvuze ko hashobora kuba hari n'abandi bameze nkanjye. muri komenti tuzabibona gutyo gusa. ariko iyo hageze niyo waza nta bwenge ufite, iyo uhageze urugo rukwigisha ubwenge. kubera iki? urahashyika nyine ukaba nyir'urugo, kandi ugomba gukora inshingano z'urugo ukarukorera byose.
iyo uhageze rero usanga ari hantu heza ho kuba, kuko nanjye narahageze narinje gusa nsanga niho hantu heza ho kuba. Umuntu ambwira ukuntu yagiye mu rugo gushaka atabizi cyangwa se atazi ibyo ari byo, yigendeye gutyo gusa, hanyuma agatangira gusobanukirwa iby'urugo nyuma. Hanyuma nk'uko navuze nkubwira, abantu benshi batekereza ko gutandukana k'umugore n'umugabo cyangwa ubusambanyi ninde ugira uruhare runini kugira ngo akurure ubusambanyi mu rugo, ni iki gishobora gutera ubusambanyi hagati y'abashakanye. Wowe watangiye uvuga ko wowe kuri wowe nta na kimwe cyabitera. Ngerageza no kukwereka ko umuntu aramutse afite ikibazo cyo kudakorerwa imibonano ashobora gusambana, ariko wambwiye ko bidashoboka. Wambwiye ko kuri wowe ushobora kumara igihe runaka, wamara nk'igihe kingana iki utarongorwa n'umugabo wawe, mu gihe ahari wenda yarwaye wumva wamara nk'igihe kingana iki? Njye ntabwo nabijenereza mu gihe. Bivuze ngo umugabo waramutse arwaye nawe waba warwaye, ntamwihanganira. None se kuki muba mwarasezeranye ko muzatandukanwa n'urupfu? ntabwo ari ugutandukana, ni ugutandukana. twavuze nyine kuba wasambana. icyo kiri mu bituma umuntu atandukana n'undi iyo wagikoze. Niyo yaba arwaye ntabwo cyajya mu mutima w'umuntu ngo gikwiremo. Rero ntabwo navuga ngo nabigira ngo igihe runaka se gute. None se aramutse atabimenyereye, impamvu abantu batandukana nuko baba bamenye ko bakoze amakosa, wese akamenya ikosa mugenzi we yakoze. Guhishana nicyo kintu cya mbere gishobora kuzana umwuka mubi mu rugo. Icyo ni ikintu nakora n'umuntu atabimenya mu rugo agatangira kuzamo umwuka mubi. Ntacyo basise wowe wumva iyo ujanishije ukareba abantu ujya wumva batandukanye, ubona cyangwa se bagiye bakora ubusambanyi, tuvuga ati umwe yaciye undi inyuma undi yaciye undi inyuma, ubona ari iki kiba cyabiteye gituma abantu bacana inyuma nkawe ujya wumva? Njyewe ukuntu mbitekereza siko wenda binateye, kuko sinamenya ngo kanaka yatandukanyijwe n'uyu yatandukanyijwe n'uyu. Nyine kuri buri muntu wese ngo nyine menya ngo icyabatandukanyije ni igiki. Ariko ntekereza ko hari igihe umuntu atandukana n'undi hari udafite indangagaciro, nyine ari cyo kinabura. None se ko wari uvuze ko umuntu ashobora kuba yasambana ngo ubone ibyo bibatandukanya, kuko utavuze ko ari ubusambanyi bubatandukanye? Biterwa. Hari igihe umuntu aba atanasambanye ariko afite n'izindi ngeso zitari nziza, atanasambanye, kandi bigatuma rega buriya gutandukana kw'abantu utajya ngo gusambana bibatera gutandukana. Nta kandi kantu gato gashobora kuba mu rugo, gato cyane, kagatuma urwo rugo rutakiba. Reka twivugire ku busambanyi ntacyo. Aho by'ubusambanyi ari byo ushaka kuzana. Impamvu ushaka kubivuga nyine turagira ngo dusengure, kuko ubusambanyi ni ikintu gikomeye abagore banga n'abagabo banga. Hoya abagore baracyanga, banga abantu babaca inyuma, n'abagabo banga abantu babaca inyuma. Nuga n'umwanda. Nta kibazo n'umwanda. Noneho wowe iyo urebye ubona ari impamvu ituma umugore ajya gusambana cyangwa umugabo ajya gusambana? Biterwa n'umuntu, ariko njye ntekereza ko buriya abagore dukunda ibintu kwa ariko namuvuga ibintu. Buriya hari ibintu iyo uvuze ibintu hari no gusambana ngo urango ni ibintu. Bajya bavuga ngo nese ubundi waba ujyanwa n'iki? Oya icyo mvuze uravuze ngo abagore bakunda ibintu, ubwo ni nk'aho bakambwira ngo abagore bakunda imibonano, niko nyine mutabyumva. Ibintu ni ubutunzi, bakunda amafaranga, finance. Bivuze ngo umugore ashobora gusambana kubera yaragize irari ry'ibyo ashaka, wenda atabonye mu rugo, icyo ni kimwe, agashobora kugenda kugira ngo abibone. Ikindi cya kabiri, ashobora kuba atabonye amahoro muri urwo rugo, akumva undi umubwira neza, akaba aricyo kintu kimujyana. Ntekereza ari ibyo. Bivuze ngo kubwira umugore nabi bishobora gutuma ajya gusambana. Yego. N'ubukene bushobora gutuma umugore ajya gusambana. Thank you. Abagabo rero amafaranga, iyo yagize amafaranga, Pastor Sera yavuze ngo amagabo ngo amafaranga ngo ni nka parufe. Urumva? Abagabo rero yagize amafaranga, yumva buri muntu wese uraho wese amukeneye. Bivuze ngo abagabo basambana kubera ko babonye amafaranga, abagore bagasambana kubera ko bayabuze. Yego. Ku bintu bikomeye se. None se ubwo rugo turaruhiki urugo nyine kugira ngo rudasambana n'iki tuza kuruheza. Urugo rero rufite indangagaciro. Oya mu ndangagaciro buretse ko hajya. Nyine buretse umuntu uzi icyamuzanye akahagera akavuga ati urugo rwanjye nta kiruruta. Icyaza cyose mu bukene nzihangana, mu bukire nzabubamo gutya, n'udasambana. Cyangwa
akaba ari umukristo. Iyo umuntu ari umukristo atinya Imana kuko ushobora kuba naguca inyuma we ntubimenye ariko Imana yo mu ijuru iri kundeba. Icyo gihe rero bikaba iki cyonyine cyandinda nkumva ko icyo kintu nagikora. Icya gatatu gatinya iyo karani uzaha abana bawe. Okay, wenda tutarajya ku bana kimwe cyo nuko tubonye ko abagabo bashaka gusambana mu gihe bagize ubushobozi bwiza cyane, abagore nabo bakajya gusambana kubera ko ubushobozi bwabaye bukeya. None rero urwo rugo rumeze gutyo wenda rufite umwuka wo kuba rwajya gusambana, urumva ko ni ibintu bikomeye. Niba atera imbere umugabo aragenda, niba adatera imbere umugore aragenda cyane. Mana yo mu ijuru, mbese ko bigutangaje ntabwo njye rero ntabwo numva ko ari icyo gusa. Ntekereza ko icyo nakongeraho no kubana nabi mu rugo cyangwa se none se uzi ngo ubundi ayo mafaranga yabuze niba amaze kubura mu rugo haje umwuka mubi wa wundi rero kugira ngo ayibone aniturize mu mutima birasaba ko agenda akaza wa muntu akamufata nk'utariho, kuko iyo agiye hanze akenshi ufata umuntu muri kumwe ameze nk'udahari. None se wenda urugero ubu umuntu uramutse afite avoka mu rugo, avoka isanzwe, avoka yo kurya, kujya kwishaka ahandi ubwo byaba ari uko afite amafaranga menshi cyangwa byaba ari uko iyo voka itamuryoheye? Ni ubwibone. Iyo umugabo afite amafaranga aribona. Nayo wijyana umubona abagabo baribona. Ahubwo ndashaka kwibaza, umuntu afite avoka mu rugo iryoshye, sibyo? Imeze neza, ashobora kujya kwishaka ahandi? Umurengwe watuma agenda. Umurengwe watuma agenda. Bivuze ngo n'abagabo kuba bagenda aba ari ikibazo cy'umurengwe. Ni umurengwe nyine. Yaguze ngo kugenda uzi ngo umuntu n'abahaze. Ahaze pe. Okay. Aha, numva bikomeye. Wenda abagabo babitekerezeho, uzaduhe comment batubwire niba uyu mugore atatubeshyeye, ariko ntekereza ko izo si impamvu nge naha agaciro. Ngewe izo ntekereza. Umugabo ashaka kujya gusambana kubera ko hari ibyo yabuze mu rugo, icyo agiye gushaka atagifite mu rugo. Urugero, buriya mu mibonano mpuzabitsina abantu bakora ntabwo ari ukubonana kuri abantu babonana n'imihango ari byo by'ingenzi, ahubwo uburyo ki umuntu ugiye kuguha imibonano ayiguhayemo nabyo bishobora gutuma wumva utamuva uruhande. Sibyo? Ntabwo turi buze kwireka. Impamvu utari buze kwireka ntuba mu kiganiro cy'umuryango se? Impamvu utari buze kwireka, njye icyo nshaka kuvugaho, ndaze kuvuga ko imyitwarire y'umugore mu rugo ishobora gutuma umugabo asambana. Umugabo gusambana ni umurengwe. Ntabwo ikibazo ari umurengwe. Ni umurengwe. None se reka ngubaze ikibazo kimwe. K'abagabo bavuga ko abagabo bakunda imibonano mpuzabitsina kuruta abagore. Siko bimeze? Simbizi. Abagabo nibo bayikunda se cyangwa abagabo nibo bayikunda? Simbizi pe biterwa. Se wowe ubundi umeze ute? None ntabwo ba hanze ntumva n'ibintu bivugwa, ntumva n'ukuntu bameze. Ntabwo njya mbiganiraho cyane. Njye mpamvu ndi buze kuvuga ko umugabo ari gukunda imibonano kurusha umugore. Ikintu kibintera ni iki ngiki, nuko umugabo akenshi niwe ujya gushaka umugore. Bivuze ngo tutagiye kumushaka. Niyo ni kare. Bivuze ngo tutagiye tutateye intambwe ngo tuzi mushaka kuba mwanigumira iwanyu. Mwakizana se? Nuko none se ari Buhinde ni iki? Kuki umukobwa ari ushaka umugabo? Ibyo rero ni karica. None nabo bibaye nka gutya namwe mwabikora cyane, mwajya kurambagiza cyane nk'uko umugore ajya gushaka amafaranga n'umugabo akajya kuyashaka. Niko nabyo byaba bimeze. Ariko n'undi bazabizane bizagende gutyo. Byaba ari na byiza. Byaba ari byiza kabisa. Aha rero njye ni kugenda nkwereka ibintu bigenda bituma umugabo ashobora gusambana. Icyambere nari nkubwiye nuko umugabo ashobora kuba adafatwa neza mu rugo, cyangwa imibonano itari kugenda neza mu gitanda, bikaba byatuma umugabo ajya gusambana, cyangwa nyiri kuyimuha babanye atari kuyimuha neza. Icyo ni kimwe mu bintu ntekereza bishobora gutuma umugabo ajya gusambana, kuko umugabo aramutse umuha izo keya zijyanye n'icyo kintu neza ndetse ukanamwubaha, ntabwo umugabo yajya gusambana. Ibyo wavuze ngo amafaranga ashobora gutuma umugabo ajya gusambana, cyo naguhaye zero ntabwo nyemera, kuko amafaranga niyo yonyine. Ubundi se kankubaza ikibazo, ibyo utabibona none se ajya gusambana akajyana y'ubusa? Ko birashoboka. None se abantu samani ko batakaza amafaranga? Uwo muntu wese yagukeneye iki? Mbabara umbwira. Icyo waje umukeneyeho nicyo nawe ushobora gukenera. Oya pe. Oya niko. None santima ntago zibaho? Nibibaho. Urumva ibyo mvuga biniseriye. Ubwo rero bishatse kuvuga ko nawe nicyo cyakuzanye. Nubwo wavuze ngo ntabwo uzi kuntu waje, ntabwo uzi nta nubwo waje ufite. N'amafaranga. Waje none
reka reka huye niko kuri nyine mva nkubwire ntabwo udafite amafaranga watekereza gusambana n'umugabo uba ufite ibindi bitekerezo bitakoroheye ariko iyo umaze koroherwa mu mutwe ibintu bimeze neza urorohewe nibyo wabitekereza noneho abantu bose basambana ni abakire ni abakire mu mutima ubwo abakire nibo basambana abakene ntabwo basambana abakene yajyana y'iki abakene baruka abantu bose bazaba abakene bajya bareka gusambana ubwo bivuze ngo umugore ahora yifuza ko urugo rwe rukena kugira ngo umugabo atajya gusambana oya ntujya unigera umugabo ujya gusambana aba ari imbogo ukuntu mbibonye nsanze burya koko urugo rwose nyine nk'uko wabivuze rushobora kuzajya rusambana kuko urugo rwose rugira ubukene rukagira n'ubukire ariko nakubwiye ba bandi batagira indangagaciro iby'indangagaciro byo wenda ntekereza ko bishobora kuza nyuma ariko mu bigaragara ni uko akenshi ikintu gishobora gutuma abantu basambana ni uko bakize cyangwa bakennye nibakena umugore agende nibakira umugabo agende oya uzi se ni ba bandi batagira indangagaciro ariko nanone wa wundi ufite ingeso hariho umuntu ugira iyo ngeso yaba amaze no kurengwa ari umugore cyangwa umugabo akaba yagenda birashoboka nabyo ntabwo ndi buvuge ngo ndaryama kuri icyo gusa n'ibyo byatuma umugore agenda cyangwa umugabo akagenda ariko ahanini uko umuntu ateye uko ntekereza ko umuntu ateye uri umugore ufite byose ntekereza ko adafite iyo mico mibi cyangwa no kurengwa atasenya urugo rwe cyangwa umugabo udafite amafaranga udafite icyo ajyana nawe atapfa kugenda niko mbitekereza hanyuma nubwo wanze kwinjira mu kintu nashatse ko tuganiraho kijyanye n'uko abantu bashobora kudahuza mu bijyanye n'uburiri umwe akaba yajya gusambana ugasa n'ugikwepa ku ruhande wabaye nk'ukihorera wanga ko tukinjiramo cyane nabyo nta kibazo ntacyo bitwaye ariko njye uko ntekereza kubera ko wenda abenshi bashaka baje kugira ngo bakore imibonano wowe ukambwira ko waje uje gushaka gusa wigendera so ntekereza ko rero umuntu ashobora kuza gukora imibonano akumva n'ubundi ntabwo imunyuze bikaba byatuma ajya gusambana rega wowe ufite experience yawe nanjye mfite iyanjye wowe ntabwo nkubara kubera ko waje wigendera n'ubundi waje nta kintu na kimwe nguzi kugenda gutyo gusa no kubyara ntiwabitekerezaga no kurongorwa ntiwabishakaga ntiwumvaga ari ibintu biri aho ngaho gutyo gusa nyine narahageze menyo kandi ngenzi neza ko ari benshi baje nkanjye noneho igisekeje nuko wanavuze ko wenda kuba umugabo waba utarongorwa ntacyo byaba bitwaye kuri wowe nabyo wabivuze avuze ko ntacyo byaba bitwaye kuri wowe ko nta kintu na kimwe nyine nakubwiye wambajije umugabo arwaye urahambwira ngo ninjye n'igihe ngo nakihangana nakubwiye ko nta gihe nashyiraho kuko naje tujya gusezerana nawe ngo tuzatandukana n'urupfu wese urupfu rurimo aho ngaho hagati n'uruhu aramutse agize impamvu z'akazi nk'umugabo atananiwe akaza ananiwe none ko hari abagabo bajya hanze mu kazi akamaraho imyaka 2 tuvuge ngo abo bagore bose bajya gusambana ariko tubyita wenda arahari wenda tuvuge uwo yagiye nta kibazo noneho se umugabo aramutse ahari akageza akaryama akaza ananiwe ntakore imibonano najya kuvuza we ntakore imibonano najya kuvuza ndagufashe rero urumva ko uhise wigaragaza wahoze umbwira ko ibyo bintu nta kintu bivuze nta nicyo byaba bikurebaho navuze ko ntacyo byaminduraho ntacyo byaguhinduraho kandi wajya kumuvuza gusa ajya kumuvuza ariko udafite ikibazo bivuze iki bishatse kuvuga ngo nubwo uri kugenda utambikira imibonano mu bintu bya mbere bishobora gutuma urugo abantu badatandukana ahubwo tubabwire abatandukana nuko ibyo biba byanze nabyo biri mu mpamvu biri mu mpamvu ariko siyo kandi zikomeye none se kubera iki leta ivuga ngo umugore niba yasambanye yafashe umugenzi we ari kumuca inyuma bazatandukane nuko bazi ko nicyo leta ivuga ngo umugabo cyangwa umugabo udatunga urugo rwe ntawe mwatandukana si gusambana gusa bavuze ariko wari uzi ko buri gihe ukavuga ngo umugabo wanjye ntago ndongora ego bajya babatandukanye wari uzi ko babatandukanye nyine abo nabo njye sijye okay atwimye amakuru ngira ngo murabibona ariko mu bigaragara nawe niko ameze nk'abandi bose so icyo twashaka kugaragaza no kuvugaho nuko hari ibintu nyine bituma ubusambanyi buri muntu bituma abantu batandukana kandi icyo twavumbuye nuko y'urugo rukennye umugore ashaka kujya gusambana kubera ubukene n'umugabo akajya gusambana kubera ubukire mwa bantu mwe rero wa mugabo we reka gukira nawe wa mugore we reka gukena niko waziye none
umugore areke gukena n'umugabo areke gukira. icyo ni igitekerezo cyanjye ubwo sinzi ukuntu biza kugenda hako buriya wa mugani umugore abaramutse abonye amafaranga umugabo atayafite yatunga urugo. byagenda gute? yatunga urugo nyine aho kugira ngo ducubwe ubusambanyi bishatse kuvuga ngo umugore we nabona amafaranga sibyo, kubera ko umugore ajya gusambana kubera amafaranga, nabona amafaranga nibwo bizatuma umugabo atazajya gusambana. uzi ko utumva igitekerezo cyanjye neza ko bya bintu ngiye nabyumva, ahubwo ngiye nabyumva ni ukuvuga ngo iyo amafaranga ahari umugore ajya gusambana kubera ko amafaranga ahari adahari. Aha, noneho umugabo nawe akajya gusambana kubera ko abonye amafaranga. Noneho reka amafaranga tuyahereze umugore nabona amafaranga umugabo ayabure. umugore yatunga urugo, umugore yatunga urugo hanyuma umugabo akaba akarya rugo. oya niyo uzi se kamubwiza ukuri wowe iyo sansi uri kubishyiramo nakubwiye ko hari gusesengura ibintu turebe reka sesengura ibyo navuze. navuze ngo hari umugore ujya gusambana kuko yabuze ayo mafaranga akajya kuyashaka ahandi, yabuze n'ayo mahoro akajya nyine. iyo umugore yabuze amahoro yabuze amafaranga ashobora kugenda kubishaka ahandi, kuko hari umugabo mubwiye neza ufite n'ayo mafaranga ushobora gutuma akurura umutima we akajya gusambana kubera iyo mpamvu. abagabo rero bo bagenda ari uko bayabonye, bagenda kuko afite icyo ajyanye. yego nanjye nyine navuze ngo kugira ngo ariko ntabwo ariko buri muntu uwo ari we wese ariko ateye. hariho umuntu ubona amafaranga ari umugabo agatunga urugo rwe akamenya iby'urugo uretse gato nyine. hari n'umugore utayagira akihangana. erega bo bibareba aho twese dushaka kureba ahantu hari ikibazo. twatangiye tuvuga ngo ni izihe mpamvu zituma mu muryango haboneka nk'ubusambanyi. tubona ko impamvu zituma mu muryango haboneka nk'ubusambanyi ku mugore, tubona ku mugore ari uko umugore yabuze amafaranga, tubona ku mugabo ari uko yabonye amafaranga. reka tubashakire umuti abo bantu rero. umuti tugiye kubashakira ni uko amafaranga abagabo agomba kureka gufata amafaranga abagabo amafaranga kandi niba bajya gusambana niba yabona, ahubwo avuga ngo mwa bantu mwe mureke gusambana bisenya urugo. oya ngewe inama ndi kubagira umuti ahantu uri nkurikije ikibazo cyawe ukuntu bakivuze n'ukuntu bavuze bimeze. abagabo nibareke kubona amafaranga abagore bayabone, urumva biratuma umugabo atajya gusambana, kuko umugabo asambana kubera amafaranga ariko umugore asambana kuko ajya gushaka amafaranga. ahubwo muti ni wowe utanga, niyo ndi kubasabira ku mana se, kandi niyo ndi kuvuga ahubwo abagabo ntibazongere gufata amafaranga. niba atari no ku mana uko bigenda kose ubwo bishatse kuvuga ngo umugabo ntabwo agomba kugura n'amafaranga. bishatse kuvuga ngo niba yabona umugabo arajya gusambana, siko wavuze? ntabwo ari bose. wa wundi ugenda niwe dushaka kuvugaho, uwo nyine ugenda ko yabonye amafaranga ayabure umugore ayabone cyane. thank you nako kantu nashaka kuvuga. mwabagabo rero mujya gusambana kubera ko mwabonye amafaranga. umugenzi wanjye icyo twemeje ni uko mugomba kubura amafaranga abagore bakayabona, hanyuma ari abagore bagatangira bakaburira sasa. ubwo bivuze ngo umugabo udafite amafaranga rero nkubwire ukuntu bigenda. umugabo udafite amafaranga cyambere agomba gutaha kare akoza abana, umugore azagaza atinze, urumva akagira ibintu byose akora. ariko urumva umugabo udafite amafaranga, umugabo udafite ikofi. kandi mujya mukunda ari ikiganiro mwakoze muvuga ko umugabo wese arangwa n'ikofi. arangwa n'ikofi burya umugabo ari uko afite ikofi. oya niko bimeze. ntabwo ari bwo bugabo. buriya abantu benshi bavuga ko umugabo udafite amafaranga nta mugabo w'umurimo. umugabo aba umugabo kuko yakoze iby'ubugabo, ntabwo ari ikofi. yakoze inshingano. imana yavuze ngo wowe mugabo uzarya urushyi. uzarya urushyi kandi ugomba gutunga urugo rwawe. none wowe ntushaka kubona amafaranga, ushaka umugore ubona amafaranga. nayabona yakoresha ibizima, n'aba atari buyakoresha ibizima yabura. ngewe icyo nabonye kuri wowe ni uko ugenda wivuguruza, ariko uriya mugabo ubona amafaranga akajya gusambana twanzuye ko agomba kuyabura, hanyuma umugore akayabona cyane, kuko niho ushobora umugore yamara kuyabona agatangira nyine akamuyoboza inkoni y'icyuma. oya nawe mwabagabo nange mudufashe gutekereza. umugabo ubona amafaranga akajya gusambana n'umugore uyabura akajya gusambana, ayo mafaranga ninde ugomba kuyabona? imana yabahe bombi. niba umugabo nahita ajya gusambana, oya wa wundi ariko uri bugiye gusambana iyamweme. so ntabwo turi buze kujya mu bintu byinshi. uyu muntu ndabona ntazi ibintu arimo, ariko mu by'ukuri icyo twashaka kugaragaza no kuvugaho ni uburyo ki ibintu bikurura ubusambanyi mu muryango ni ibihe, ni ibiki bituma abantu bajya gusambana. ese ni imyitwarire y'umugore mibi, ni uko umugore yasuzuguye umugabo, ni uko umugore yitwaye nabi,
cyangwa se nuko umugabo nyine yabonye ayo mafaranga hanyuma akumva yabaye we uw'agaciro akajya gusambana. Cyane cyane ko mugenzi wanjye yavuze ko nta mugabo ujya gusambana adafite amafaranga, ko bitajya bishoboka, ko nta mukene usambana.